Wimbwira data. Ubundi ingaruka z'ibiyobyabwenge ni nyinshi kandi ni mbi cyane. Kana bibeshaye ko ngo ibiyobyabwenge bafasha buriya ngo yageze mu kibazo ngo bimufasha kugikemura ugasajya nko mu kizamini runaka ni nka kubita amasha ndansubiza mu kirere iki kizamini rwose ndakimwe kandi mu byukuri none se nutiga ngo ushaka kuntu umenye nyine icyo kizamini nasi ibiyobyabwenge bizajya bigusubiriza oya ntago bibaho nibyo ni ibyizere by'ibinyoma biterwa no kuba mwebye ibiyobyabwenge nyine cyane rero icyo gihe ikintu akomeye kivamo usanga ibiyobyabwenge ku muntu bimwe bikuviriyemo rimwe gufata umwanzuro ugasanga rwose urabinyweye paka upfuye umutima ugahagarara ugasanga nyine byarenze ubushobozi bw'imitekerereze yawe n'umutima ugahagarara pa ukabura apfuye cyangwa se ukagira indwara zo mu mutwe ugasanga afite indwara zo mu mutwe bitewe n'uko yagiye mu ibiyobyabwenge akomeza bigenda binywa cyane bikazamuviramo kurwara izo ndwara ugasanga kugira ikibazo gikemure ikibazo yagize ahubwo gikemuza iki ibiyobyabwenge cyane ugasanga mu mutwe yagiye urangirika bikamuviramo indwara zo mu mutwe ni ikibazo gikomeye cyane ikindi gikomeye cyane icyitwa umuvuduko w'amaraso ugasanga iyo ndwara irakuzengereje kubera ko ibyo bwenge usanga byo mu mubiri wacu reka bigahindamo ibintu byinshi biragenda bigakora icyo bishaka bikakwangiza cyane ugasanga birakuje ibintu byinshi ngo si ukijyana ukigira gute ukareka kwiyitaho ifunguro ryabaye ibiyobyabwenge cyane icyo gihe sinumva byakugwa amahoro wowe ikibazo gikomeye cikaho bino bintu pe ikiri ikintu gikomeye cyane ushora mu ngeso mbi ugasanga nk'umuntu agiye kujya afata nk'abana ku ngufu uko umugabo w'imyaka 47 rwose ngo arimo arafata umwana w'imyaka 12 13 ese ibintu byageze bitaye nawe ratawategetse batari ku muntu mukuru ari muzima koko bikabushobera ukibaza ariko nawe wazageza kumbe byari ibiyobyabwenge byafasha wa muntu cyane kwite yabinyweye we atubwenge ataniye gukoresha kwikontrola biramunanira iranga akoresha ibiyobyabwenge ugasanga rege byose ni ingaruka zaki zabyo ibiyobyabwenge pe kubikoresha ni ikibazo gikomeye cyane ikindi kandi hano kusanga bamaze kuba ikibazo mu nzego z'umutekano uhora urugomo kwiba bikakuviramo no gufungwa hano biba bitewe nuko wabuze amafaranga yo kujya kubigura bya bikoresho akavuga ati ngereka ngende nibe agateleviziyo ahantu ingene niguriremo wenda ibintu by'ibiyobyabwenge ugasanga n'abantu babe mu mafamiye ugasanga hora yiba ibintu kujya de kugurisha kugira ngo abone ibya biyobyabwenge ari n'abantu ugasanga wenda amafaranga y'ishuri barayamuhaye avuga ati barati ngewe rwose ibiyobyabwenge ugasanga muri rusange bidindije iterambere n'ubuzima bw'umuntu ku giti cye ubwo se ibyo bintu wabibasha ibyo ni ibintu ko dukwiye gushyigikira oya rwose ntabwo dukwiye kurebera bishoboka niwana umuntu muzima ufitiye igihugu akamaro mu gihe kizaza cyangwa ubwawe wifitiye akamaro mu gihe uri gukoresha ibyo biyobyabwenge ntabwo bishoboka pe dufashanye rero dushishikarizanye ubwacu ku giti cyacu ko dukwiye gukunda ubuzima bwo mu mutwe kandi duceceke cyane ngo tubone umuntu abikoresha ngo ntiteranya n'uriya da mu gihe ubonyeho ibimenyetso byaje byo gukoresha ibiyobyabwenge gutangira guhangayika kugira ubwoba cyane mbese kwa kuri usanga umuntu mbega agira amahane umujinya agahinda gakabije akigunga ibyo byose ni ibimenyetso by'uko ubuzima bwo mu mutwe butameze neza we ugomba kumwegera cyane bushobora kuba bwaratera bya biyobyabwenge reka nabyo birashoboka cyane ni ikibazo ntitubirebere rero kandi nta pfunwe biteye kuvuga uti njye nkwiye ibiyobyabwenge mumfashe ariko ndashaka kubivaho bikagufasha cyane ibintu byiza cyane n'abandi ba hafi bagishijwe inama namwe mugire umuntu inama umwe ko nta kintu byamufasha umufasha kujya ku kigo nderabuzima cyangwa n'ibitaro bimwegereye cyane bamufashe n'ibinanga kandi muhamagaye nimero kuko ni nimero itishyurwa y'ubuntu pe 114 bagufasha cyane si ibintu byiza cyane rwose turwanye ibiyobyabwenge pe turwanye ibiyobyabwenge twine ingaruka zabyo kuko ibiyobyabwenge ni bibi n'ingaruka zabyo ni mbi bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka rwose